ibihe byiza cyane bakunzi ba Real Vibe ndabasuhuje cyane. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, abameze neza mukomeze mumererwe neza, n'abatameze neza turakomeza tubasabira Imana ikomeze iborohereze kandi ibiteho ibagirire impuhwe. Tudatinze cyane rero kuko twihuta, iminota 10 tuba dusoje akazi. Yago amaze igihe akoze ikiganiro gifite titiri ivuga ngo iyica rubozo Yago yakorewe mu myaka 4 yose arishyize hanze. Muri iki kiganiro yagiye avugamo abantu batandukanye bagiye bamugira gute, bamuharabika cyangwa se bamuvuga mu buryo butari bwiza kuri izi mbuga nkoranyambaga zitandukanye, hano kuri YouTube, kuri Instagram ndetse no ku ma Twitter atandukanye. Yago agerageza kugaragaza ibintu bitari byiza yagiye akorerwa, atondaguramo abantu benshi, akora urutonde rw'abantu benshi barangajwe imbere n'uwo bita Murungi Sabe wo ku Isimbi TV, harimo ba Irene Murindahabi, ba Philipita, ba Bruce Melody, ba DJ Brian, harimo ba DJ Philipita ndetse n'uwo bita Jihadi n'abandi benshi cyane batandukanye, bame Eminyawe. Muri iki kiganiro yagiye bivugamo cyane abantu baba social media influencers benshi batandukanye. Hanyuma y'ibyo byose hari ibyagiye bikurikiraho, hari ibyagiye bivugwa ati koko Yago yararenganye, ndetse n'abafana be batandukanye bari muri rya tsinda ryitwa Big Energy, tutazi uburyo ryavutse gusa ririho ry'abantu bavuga ko bashyigikiye umuhanzi akaba n'umunyamakuru witwa Nyarwaya Innocent cyangwa se mu magambo magufi Yago. Twebwe ntago tuje gusubira muri izo bifu zabo, cyane ko akenshi zitaganishaga heza, ahubwo tuje gukora nko gusubiramo cyangwa se tuje kubiganiraho aho ikibazo cya Yago nabo bagenzi be kigeze. Nge nitwa Eric Wacu, mukore subscribe kugira ngo tujye dukomeza tubane. Hanyuma y'ibyo byose rero haje gukurikiraho, nyuma y'ibyo biganiro byose byabaye, haje gukurikiraho iby'ubugenzacyaha bubivugaho. Uwo bita Dr Murangira Thierry, uwo ni umuvugizi wa RIB, yagiranye ikiganiro n'umunyamakuru witwa Karinijabo wo kuri Primo Media, iyo ni YouTube channel yitwa Primo Media. Uyu muvugizi wa RIB yagize ati, umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Thierry yatangaje ko umunyamakuru akaba n'umuhanzi Nyarwaya Innocent wamenyekanye nka Yago Pondati yahunze mu gihe yakurikiranwagaho ibyaha biremereye. Iyi ni nkaho ariyo ngingo yacu y'umunsi. Tugiye kwiganiraho, igitekerezo cyawe ugomba kugitanga aho ngaho muri comment kabisa, uko ubyumva nawe utanga igitekerezo cyawe, turebe koko mbese byagenze bite, cyangwa se ibi bintu abantu bishoyemo byo ku mbuga nkoranyambaga biri kubashyira mu kangaratete. Ese ibi bintu byacika bite, cyangwa se kubera iki urubyiruko ruri kubyirukankiramo rugamije gushaka views, batazi ko izo views bashaka bashobora kuzisiga hanze, bakisanga izo views zibagejeje aho bita i Madrid cyangwa se mageragere. Ese urubyiruko rukomereze muri uyu murya wo gushaka views, bagere ku rwego rwo kuba batangira kuvuga cyangwa se bagashinjwa ibyaha byo ku rwego ruremereye? Nanone turongera twibaze duti, Yago yaba yaracitse ate? Yago acika ate urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rukomeye ruri mu nzego zikomeye muri aka karere, akurikiranyweho ibyaha biremereye nk'ibyo
umuvugizi wa RIB yatangarije mugenzi wacu w'umunyamakuru ari we Karinijabo. Ese intege nke zabayeho ni izihe koko nimba Yago anakurikiranwaho ibyaha biremereye nk'ibyo ngibyo batangaje cyangwa se Yago yagiye akorera ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye birimo iby'irondabwoko cyangwa se by'ivangura tutamenya nawe aho yagiye abivana, kuko sintekereza ukuntu umuntu w'umujene nka Yago, umuntu w'umusore nka gutya, umuntu ufite vision, ufite aho yerekeza, yivanga mu bintu twe tutanazi abantu bo muri iyi myaka, ibintu bya kera kongera akabigarura. Tukibaza duti Yago yego yarahunze, ariko ahunga avuga ko ahunze agatsiko k'abantu bari bagamije kumugirira nabi. Tubyumve neza, we Yago nicyo yahunze avuga utyo, ariko nyuma yaho umuvugizi wa RIB yaje kuvuga ko Yago ahunze yakurikiranwagaho ibyaha biremereye byo ku rwego nyine, nawe urumva icyaha kiremereye. Tukibaza duti umuntu ukurikiranyweho ibyaha biremereye nk'ibi umuvugizi wa RIB rwose yatangaje, acika igihugu ate? Ava i Kigali gute? Akagera mu mupaka gute? Akarinda yambuka? Ubwo namwe muratubwira nimba koko byaragenze neza ku bijyanye n'ikirego cyangwa se n'ibyo Yago ashinjwa. Kabiri, nanone nyuma y'ibyo byose byagiye bivugwa saga, ibintu bikavugwa ku mbuga nkoranyambaga bavuga ngo Sabe ni umugambanyi cyangwa se Sabe yagambaniye abantu benshi, yasenye ingo z'abantu benshi cyane. Umunyamakuru akaba ari media influencer ari we Murungi Sabe wo ku Isimbi TV, akaba ari na CEO wayo ndetse na Isimbi Pictures n'izindi business nyinshi cyane. We akimara kubona ko izo saga za Yago zabaye nyinshi cyane nyuma yuko izo saga ziba nyinshi cyane ku mbuga nkoranyambaga, Sabe nawe yahise asohora itangazo avuga ati muraho neza, nizere ko Nyagasani akibarinze mwese. Nshaka kumenyesha abakurikira imbuga nkoranyambaga zanjye zose ko guhera kuwa tariki ya 29 Kanama mu mwaka wa 2024, Kanama ni mu kwa 8, nagize uburwayi bwatumye mpagarika akazi, mbanza kwiyitaho ngo nkire neza mbone gukomeza. Nintora agatege nzagaruka mu kazi nk'ibisanzwe. Mugire impagarike n'ubugingo. Ni Sabe. Uwo ni Sabe wasohoye iryo tangazo arikwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Tuyibutse ko Sabe ariyo CEO wa Isimbi TV. Ibyo bintu rero abo bita ba Big Energy babandi nahoze mvuga babafana ba Yago babyuririyeho, nabyo babyuririyeho bavuga ngo avuye ngo ahagaritse akazi ngo kubera pressure y'ibyo Yago atangaje. Abo ba Big Energy, iryo tsinda ry'aba Big Energy ngo ibyo babyuririraho bashaka batangira campaign yitwa ngo unsubscription to Isimbi TV. Ese ibi bintu koko urubyiruko bari kwishoramo bikururira kubiba urwango cyangwa se bikururira kwanga umuntu runaka cyangwa se agatsiko k'abantu runaka cyangwa k'abafana runaka? Urubyiruko, aha izi mbuga nkoranyambaga leta ikaba yaratworohereje kubona internet, ntizaba zigiye kuturoha mu mwobo kwikuramo bishobora kuzatugora? Uratanga igitekerezo cyaho ngaho muri commentaire, utubwire nimba koko
kuba aba bantu b'abagabo bagirana ibibazo amabifu nawe ukwiye kuba wabyishoramo kubera ko ariko gahunda cyangwa se ariko situation ihagaze. Mbibutse ko nge nitwa Eric Wacu, nizere ko mwakoze subscription nimba iki kiganiro cyacu cyangwa se iyi nkuru yacu uyumvishe neza, ariko commentaire zanyu zazikenewe aho ngaho nyuma yo gukora subscription kugira ngo tumenye aho tugomba kwikosora cyangwa se dusangire ibitekerezo. Dusangire ibitekerezo twubaka igihugu cyacu, dusangire ibitekerezo turwanya amacakubiri, dusangire ibitekerezo twubaka u Rwanda. Aba basaza bari kuruyobora bazasaza bagere mu za bukuru, igihugu tugisigarane tukiyoboye, kandi muzaharanire cyangwa se twese tuzaharanire kugera ikirenge mu cy'abatubanjirije. Ibihe byiza cyane. Ciao ciao.